ziza abantu hano kuri YouTube. Ibitekerezo tuza dutanga tugira ngo abantu babigendereho. Ukuramo ikintu kizima cyagufasha. Si ibintu gusa tuvuga ngo mwumve bibashimishe museke cyangwa se ngo uvuge ngo ibintu tavuga uburamo ikintu cyawukuramo. Wumve ko ari inama abantu batanze zagufasha. Kandi nawe ufite uruhare rwo kandi nawe ufite uruhare hari ahantu ukuza utanga igitekerezo. Umuntu uzacanze umuntu uzutekereza ngo si ibintu bizagenda gute akamasomera commentaire yamara gusomera commentaire akavuga to igisubizo. Ico gisubizo wicaranye kirakenewe. Tukazugira ngo ufite imbaraga n'ejuha uvuga buri wese ubona kuko ari ngombwa. Ntabwo ari ukubisaba cyangwa se ngo itegeko. Buri wese agomba kubyumva nk'ibyiwe akabikora nk'ibyo akabigirisha akumvisha akamuri we yo kubikora kuko hari byinshi byokemuka kubera kuko abantu bigaragambije. Hari benshi bomenya kuko tufite ibibazo bingana gutyo. Hari benshi batabizi ariko imyigaragambyo tugiye tukigaragambya tukagaragaza akababaro dufite mu mitima tukasohora ibintu biturimo bigasohoka hanze abantu bakabibona byaba byiza. So gore baruguru baburaga ibyo gukora niyo banareka bakumva abagore keri wacu iterambere riba ryarabaye. Uzi ko haba harageze imihanda ibintu byose byarahageze kubera abagore ariko kuri kagahahazo k'abagabo kubwira umugabo ngo ugurisha inka tugira gute twubaka inzu reka ibyo ntibyumve. Muraho neza inshuti zacu, inshuti za Itabaza Family TV Show. Mumeze neza? Twebwe turaho tumeze neza, turashima Imana. Kubakumbura gusa tumaze iminsi tudakora, tumaze iminsi duhuze, ariko uyu munsi twavuze ngo reka tuze turunguruke ku Itabaza Family TV Show dusuhuza abantu tumenye uko bameze. Twebwe tumeze neza, turashima Imana. Hanyuma tubanjije gusuhuza abantu aho baherereye hirya no hino impande enye zose z'isi ziriho abantu bumva ururimi rw'Ikinyarwanda ndetse n'abatatwumva ariko bakadukurikira turabashuje cyane. Hanyuma duha pole bagize ibibazo bitandukanye iwacu ruguru, iwacu hameze nabi, abantu ntibamerewe neza. Tubahaye pole ngo bakomeze kwihangana, Imana ibane nabo kandi barinde. Hanyuma twiyegereje uri ku buhanga bw'ibyuma. Umunsi naje jenyine ndi kumwe n'uri ku buhanga bw'ibyuma hagaragara iwarinke inyuma ya kamera. Turamwegereje mu kiganiro. Murakoze cyane. Kandi namwe turabegereje ngo muze mubane natwe mu biganiro. Kujya muza mubigenza mukadukurikira rwa rukundo muhora mutwereka. Uyu munsi mwongere mugaruke murutwereke. Hanyuma kandi twiyegereza abantu bose badukunda natwe turabakunda. Hanyuma uyu munsi noneho dufite ibintu byinshi byo kuganiraho twari dukumburanye. Icyambere tubanza kubabwira nuko hano muri Europe tangazo ryihutirwa ariko urivuga banzu urivuga ko ndumva ufite nk'amavuta. Arakoze cyane kumpereza umwanya w'amatangazo. Iri kanisa ryo tuba dutangizanya n'amatangazo tugaheruka n'amiga. Rero nkuko yabivuze ni itangazo rireba abarwanashaka cyangwa se umunyamurenge cyangwa se umututsi wese cyangwa se uwo ari we wese wumva akarengane ubwoko bwacu burimo burenganwa. Turabasaba ko ku minsi 15 z'ukwezi kwa gatanu twese n'uwonka tuzohurira Bruxelles mu Bubiligi kugira ngo dukore imyigaragambyo y'amahoro twamagana
ubwicanyi bwatujeho butuziza uko dusa n'uko tuvuka n'uko twaremwe, kugira ngo twamagane leta ya Kinshasa iyobowe na Tshisekedi ndetse na Neva, kugira ngo amahanga bimenye, atwumve, yumve akababaro kacu, yumve gutaka kwacu. Rero turabasaba mu by'ukuri abantu babyiyumvemo, abantu babishakira umwanya, kuko abari hariya haruguru nabo bamerewe nabi. Rero nta yindi tituririyaga ruguru ngo twifatikanye nabo, ariko icyo dushoboye tuzohaguruke n'uwonka kugira ngo tuzagaragare hariya turi benshi. Nitugaragara turi benshi hariya, ijwi ryacu rizumvikana. Murakoze kuzirikana iryo tangazo kandi mubigira ibyanyu, mubishakire n'umwanya. Murakoze cyane. Twagusubiza ijambo. Urakoze, twagusubiza ijambo. Arakoze cyane kutubwira ico kintu. Nanje nagisubiramo gatoya. Ni ukuvuga ngo ibi bintu birareba buri wese ubyumva, buri wese ubona kuko ari ngombwa. Ntabwo ari ukubisaba cyangwa se ngo itegeko. Buri wese agomba kubyumva nk'ibyiwe, akabikora nk'ibyo, akabigirisha, akumvisha akamuri we yo kubikora, kuko hari byinshi byokemuka kubera kuko abantu bigaragambije. Hari benshi bomenya kuko tufite ibibazo bingana gutyo, hari benshi batabizi, ariko imyigaragambyo tugiye tukigaragambya, tukagaragaza akababaro dufite mu mitima, tukasohora ibintu biturimo bigasohoka hanze, abantu bakabibona, byaba byiza. So ni muri ubwo rwego sasa tusaba buri wese uri muri Europe yose, ndakeka ni ibice byinshi, irimo uduce twinshi, irimo Swede, irimo Norvege, irimo Denmark, Finland, Germany, Hollande, irimo ibice byinshi n'Ubufaransa. Bose turabasaba ngo babyumve nk'ibyabo, buri wese yumve kuko bimureba, ari umukoro wiwe kugikora. Hanyuma tuzabikorere ku gihe, tunakomeze tunabisengere kugira ngo bizabe mu mutekano mwiza, Imana izatuje imbere kandi ikibazo cyacu kizumvikane. So muri ubwo rwego nibwo twari tuje kubibabwira, kugira ngo mubyitegure, mushake amatike, mushake ibiri ngombwa byo kugenda murya, ndetse n'amahamba muyategure kugira ngo uriya munsi ntukabure. Hanyuma rero uyu munsi twaje kuganira hejuru ya famiye, nkuko n'ubundi dusanzwe tubikora. Dusanzwe tuganira hejuru ya famiye, ntituza turenga, nubwo tuza tugenda mu bundi buzima busanzwe, ariko ubuzima busanzwe bwose tubusanga mu mafamiye. Uyu munsi twaje kuganira hejuru y'uruhare rw'umugore cyangwa se uruhare rw'umugabo mu iterambere ry'urugo rwabo. Nkaba ngiye kukubaza, ese ninde ufite uruhare runini mu iterambere ry'urugo hagati y'umugabo n'umugore? Urakoze cyane. Simbizi, wenda kuza kugisubiza mu buryo ukibajije. Tekereza ko mu canje gisubizo bombi baruzuzanya. Ni ukuvuga ngo iyo umugabo azanye 50 n'umugore akazana 50, muri bwa buryo ushobora gufata 50 bakayisevinga, bagafata wenda 50 bakayikoresha. Tekereza ko
uruhare rw'iterambere kuko wari ubibajije hagati y'umugore n'umugabo tekereza ko bombi bibareba ni ukuvuga ngo umwe akoze wenda tuvuge ngo umugabo wenda akoze umugore adakora ni hahandi tibagera kuri success ikwiriye kubera iki umugabo ashobora guhembwa amafaranga menshi pe ariko buriya iyo mukora mwembi mubasha kwinjiza mwembi mubasha uko umwe yokora siko babiri bokora tekereza ko jewe bombi mu rugero rwiza bombi barakeneranye bombi baruzuzanya kugira ngo urugo rutere imbere murakoze cyane uravuze ngo bombi barakenyeranye kandi nibyo aho abantu babiri bahurije hari imbaraga ariko kandi wewe iyo urebye hagati y'umugabo n'umugore ninde ufite imbaraga cyane kugira ngo urugo rwabo ruzamuke cyangwa se rutere imbere ubona ari nde ushiramo imbaraga ninde ukenera ngo iterambere rikomeze rizamuka hagati y'umugabo n'umugore ntawe utabikenera ariko ninde uzubona ushobora kuba akangurira uwundi cyane hagati y'umugabo n'umugore urabona ko bombi bakenera iterambere ariko hari ukenera iterambere ariko ntabuje bishatse kuvuga ko we ntabishiremo imbaraga iwe akabona afite amafaranga ariko ya mafaranga yiwe ntamenye uburyo bwo kuyajera nk'ibyo havuga sinzemera wenda bitewe n'uko uhavuga ntawe utakenera gutera imbere ndabyumva ariko kandi ikibazo washaka ko urashaka kuvuga ngo umugore cyane niwe ugize nashatse kuko ugaragaza ntekereza ko icyo nshatse kuvuga cyo hari abagabo bakora bagateza urugo imbere barahari pe nibyo nshaka nyine ngo ugaragaze uruhare rw'umwe kurusha undi rw'umwe gute kurusha undi ntawe urusha undi icyo nshaka kukubwira ni iki ushobora kugira amafaranga ukagira amafaranga nawe ukagira amafaranga icyo nemera cyo nakubwiye ko iyo muri babiri mubasha kumanaginga umushahara none ufite umushahara wawe naje mfite uwanje ndaje turawuhushije turavuze ngo urakora iki ntekereza ko iterambere ntiriva mu muntu umwe wenda tekereza ko iterambere ry'urugo mwicara mukaganira mukavuga ati mugapulaninga mukavuga ngo dufite iki n'iki turashaka kugera kuri iki n'iki ese twakigeraho gute n'inama nk'izindi mubanza ureke ko ndavuga rero sindakugarura ijambo mugapulaninga mukavuga ati wenda turashaka ku umwaka utaha turashaka mukiha target twavuga ati turashaka kuzogera kuri iki kintu mukicara mugahana ibitekerezo igitekerezo ubona ari nde utanga igitekerezo biterwa n'uwakizanye igitekerezo ntikigira uzi ugitanga niba nkubwiye ngo turashaka kugira utya igitekerezo ushobora kukizana kuko nukizana icyo uzana ntuzana n'ikindi kurakwepa oya nsimbambi kurakwepa undakwepa gute je ko ndavuga igitekerezo cyanje igitekerezo niba uzaniye igitekerezo ntibivuze kuko ari wewe ushaka ko urugo rutera imbere no ushobora kuzana igitekerezo
utazi kubishira mu bikorwa, utazi na management kubera wazanye igitekerezo gusa. Ya birashoboka. Nico gituma nakubwiye ngo mushobora gutekereza, ushobora gutekereza umushinga ukawutekereza pe, nyuma yo kubitekereza ukawumbwira, nyuma yo kuwumbwira wowe gusa bigahera aho ngaho, wenda jewe nkamenya ukuntu ndagukena gutya. Tekereza ko nico gituma nakubwiye ngo iterambere rirasaba ko mwembi murugiramo uruhare, mwicara mukaganira, mugahana inama, mukashiraho plan yuko muzabikora. Niba ari umushinga, ese ukeneye iki, amafaranga azova he, tuzo savinga angana gute, bizotwara igihe kingana iki kugira ngo wenda mubigire. Rero rwa rugenzi mwatangizanye, ya nama mwatangizanye, iyo umwe atabangamiye uwundi, mubasha kugera ku ntego mwihaye, kuri objectif mwihaye. Tekereza ko jewe ico nemera cyo hari uburyo, icyo warushatse kumvuga, umugabo ashobora kugirana n'amafaranga ukwezi cyangwa amezi abiri ayafite atayakoresheje ikintu, kandi atanavuga ko ayafite. Oya, ayafite atavuga, ayavuga ko ayafite, ubizi kumukwana ayafite. Abagabo bakubwira ngo dukore kahabona ibintu uzamucana, no kugira ngo wenda agure n'ikintu cyo kurya ntiyo nabigora. Ya bishatse kuvuga iterambere ry'urugo akenshi ariko mwebwe ya sico. Ushobora kugira amafaranga menshi ariko mugahora hasi. Mwebwe uza ugenda usohotse ugiye kugura inyanya, ukamubona wakubita ipantaro ukamuyigura nta gahunda, wasanga ikindi kintu kiri hariya kizambura mu rugo rwawe uko kigura. Ikirato ugiye guhaha sico kizamura mu rugo. Ngiye mu rugo hatarimo nka saramanje cyangwa hatari intebe, nkabona intebe nkavuga ati ye mu myanya bazagurisha intebe. Hano se hari aho udahura n'ibintu. Ni ukuvuga ngo ibyo kera ni ibintu utaba wateguye. tugendana ibitekerezo bitandukanye. Kera iyo wagiye kugura ikintu wavuye mu rugo utapangiye, muticaye ngo muvuge ngo iki kintu kirakenewe, reka tugishakire bijya yacu tuzokigure. Burya kera uba wisha ari byo uba wisha. Oya, uzi ko hari igihe ubwira umugabo ngo iki kintu kirabuze mu nzu, akamakubwira ngo ntikiri ngombwa, wowe ukabona nikiri ngombwa, akamakubwira ndahaje gukoresha amafaranga, arayafite gusa arayafite mu mufuka, akamakubwira ngo sikiri ngombwa, ugategereza icyo azozana ngo kiri ngombwa ukakibura. Oya, ndaguheza urugero. Wenda nk'abagore wenda umugore azamakubwira ngo se ntuhabona ngo ko naka ngo bamuguriye ngo ihuzu y'ibihumbi wenda y'ibihumbi 100. Ubwo ngubwo abana ntibafite n'ico barya. Oya, nta mugore uvuga wiki, nta mugore ugura ihuzu y'ibihumbi 100 ntabijya afite. Azaja gusenga, nibyo bimwe nakubwiye, azaja gusenga yabona umugore ntazi amafaranga yinjiza, ntazi akazi afite, ntazi aho yayakuye, akamavuga ngo naje ngomba gusenga kuri Noel cyangwa ngomba gusengana ngo naje ngo iri ahuzo, ukamugenda bose bayiguza ngahe. Wese gutekereza umugore no nguvuga ngo arakenye cyangwa nawe yoja mu bandi akaberwa akambara neza, none umugore atigwanyeho ugusange karigwanaho muri ubwo uzawigwanaho kubera ko kubonye kundi yambaye yabikunze nawe habona bibere. Hari igihe nyine nico nakubwiye, uzutekereza watekera ntutekereze wenda kwa abana nimugoroba barya cyangwa ejo ukamugenda ukamugura ikintu kidafite raporo n'intuza. Byagenze gute
we amafaranga ngo nayakoresheje ngo nayaguze iki Oya, zari biri muri gahunda iterambere ry'urugo. zari muri gahunda Uzi ko umugabo ashobora izo kuba nazo azahembwa amafaranga izo menshi. nazo biri mu bidindiza iterambere Ariko gira focus y'ikintu none Gira mu gihe focus hakubwira y'ikintu. ngo tugire gutya ukavuga ngo ntibikenewe ngo Oya. itonde iwe ga ntiyitondaga buri munsi ngo abeho gusa nk'ikintu kiraho k'igisitari. nakubwiye ngo Agomba gukora ubuzima Nakubwiye- bukareka guhagarara ngo nakubwiye ngo aritonda. abantu baratandukanye iyo mwaganiriye mukashiraho focus y'ikintu ikindi uba ushaka ngo ubu havuga ngo rindira None- mufite imirongo mugenderaho abagabo turabazi. O- None ni iki? umwaka wa mbere akakubwira ngo iki kintu kirabura, nawe ukakibona ko kibura, ukamuvuga ngo ntigikenewe. Umwaka wa mbere akakubwira, uwa kabiri akakubwira, uwa gatatu. Ubwo se ibyo bitekerezo byawe n'iby'iwu urumva byozogurira. ubundi mu iterambere mu buzima busanzwe muri development n'ibindi mu iterambere rusange cyangwa ubuzima busanzwe habaho ibintu biri priorite de priorite ni ibintu bikenerwa hejuru y'ibikenerwa. None wewe ku bwawe kuvuga ngo ibyawe biba bikenewe n'ibi ikintu utosimbuza tibavuga ngo ndareka kurya kuryaga byo ntitwobisaba ni ibya buri munsi. Ntitwovuga ngo none turajya ejo ntituzoye tujya kubera ko tubibonye tukabibura ariko tiwovuga ngo tutubishaka. ndareka guhaha mfite amafaranga ngomba guhaha ngo ndaja kugura ndeke guhahira abana cyangwa nje ndeke kurya ngo ndaja kugura none se buri munsi ndaja wowe ufite kugura imeza. amafaranga yo kujya gusa. ndaja kugura imeza udafite ibiryo Umwaka wa mbere wa kabiri wowe unanirwa gukora ibikorwa ufite amafaranga uyabitse ngo nayo kurya gusa kandi uhakora buri munsi. ibyo ngibyo rero Ufonkisiona buri munsi ukaja mu kazi cyangwa se ibindi bintu abagore muza mutekereza uko mumeze. Oya, twebwe tuba dukenera ngo ibintu byose tubikore amafaranga abonetse ukora ikintu, naho mwebwe uza ubona amafaranga tukora icyo wakagombye gukora ukayabika, takora icyo yakagombye gukora n'icyo watekerezaga akama gushirira mu ntoki agashira. Amafaranga yoshira mu ntoki kubera none udakoze ibyo agomba gukora kandi birahari birakenewe ngo urinze ngo iki, akakubwira ukwezi kwa mbere kwa kabiri umwaka ugashira, akakubwira umwaka wa kabiri tugira gutya ngo yawe ngo itonde ngo ntibikenewe. ni kwa kundi nakubwiye. Noneho umugore we akareba aho kugira ngo akomeze kurinde akagenda ko akeba agenda. Iyo rero mudafite umurongo ni kwa kundi kugira ni kwa kundi ni kwa kundi mugenda muvuga ngo iki ngiki. Umugore we azavuga ati amafaranga abonetse aho kugira ngo turindize ibintu by'umwaka, reka nkore ibi ngibi z'amafaranga, kore nkemura ibitoyi by'amafaranga abonetse, hanyuma andi naboneka dusubire dukebe, andi naboneka ariko umugabo azamagira ngo nimba ateganya kubaka inzu ngo aramabona amafaranga yuzuza inzu rimwe tibzokunda. Umugore we azamakenera ngo nimba ari ikibanza ukigure, ushaka ayo gusiza uyabone. ibintu byose ntekereza bigenda biza gahoro gahoro, ariko mwebwe nabivuze iyo mutaganira ngo mushire hamwe mumenye ibibazo mufite. None umugabo ni ryari umugabo ahamagara umugore ngo tuganire? Ni ryari tumuhamagara? Mu gihe abona urinda kumuhamagara ndi muri kumwe cyangwa wowe ni ngombwa ngo aguhamagare umugabo aguhamagare kubera ko none ari we ufite amafaranga y'igikorwa akakubwira umugore agahora akubwira ukavuga ngo ntibikenewe ntibibaho. Umugabo akamakomeza akabika ifaranga waza uje kumubaza sewe sanaga amafaranga ngo ntiyashize. Yashize gute kandi narakwatse amafaranga ngo dukore iki? Akamakubwira ngo simbizi. Timuzi kubika amafaranga kwanza kwa mbere aho gahunda zo gukemura ibintu mu rugo ntibibareba, mukama mugira ubugugu bwo gukemura ibintu mu rugo. Ibyo ngibyo vuga simbyemeza. Abagabo niko mumeze. Simbyemeza ko kubera ko iyo ikibazo kibaye ku mugore wanga ko ibibazo bikemuka. Abagabo uzamukenera ngo ubone urufaranga mu mufuka kandi ufite ibibazo. Mu mufuka se ngo rugire buturere mu mufuka se
ukenera urubonega wenturubure wa mugomeza witwaza warujane he umugore wakugewe iki kintu aje kumwasi kiri priority munzu nta kintu kibaho umuntu yobona ngo kitari priority munzu zose wo kibura ndabyumva wo kibura nivyo nakubwiye ukavuga ngo iki kintu tigikenewe kubera kuko dukeneye iki naho niko ariko wewe mwege uzamuvuga ngo tigikenewe kandi nta kindi kintu ufite ntabwo nta kindi kintu wapanga ukanga ico yazanye kandi habona ko gikenewe ntaco wapanga kamavuga ngo tigikenewe umuntu yovuga ko ikintu kidakenewe apanga nta kuntu wovuga ngo ikintu ngo ntikiri priority nta kintu ufite gukora ukamuvuga ngo dutegereze ntacu ufite ntacu wateganya uracecetse gusa ikintu gikene ukamugaye iciwe kandi we ntacu watekereza none ko mutageza muvuga ngo bagurisha inka ruguru ngo mubire ntibakaza banga kuzigurisha wakazugira ngo umuntu kubera kuko nta bibazo bihari ibibazo byari bihari ariko ibibazo byari bihari ariko nyine banga kugurisha ugasanga abantu bapfuye nabi kuragira ngo abagore baruguru baburaga ibyo gukora niyo banareka bakumva abagore keri wacu iterambere riba ryarabaye uzi ko haba harageze imihanda ibintu byose byarahageze kubera abagore ariko kuri kagahahazo k'abagabo kubwira umugabo ngo ugurisha inka tugira gute twubaka inzu reka ibyo byo ntibyumvikana uragira ngo iyo abagore baje kugira uburenganzira urumva bwo kugurisha gutunga inka 100 muba mu nzu y'ibyatsi iva ukazaza uje kukwahira ubwatsi ukamanika kuragira ngo abagore baba baracaye muri ari amazu kubera iki tibari bafite uburenganzira nta burenganzira yakazabwira umugabo ngo bubake inzu ngo uri umusazi zageraga noneho umugabo asohoka ati umugore yaguhahaje ugasanga umugore ntajambagira ariko iyo tuje kugira uburenganzira ku mitungo twari dufite ruguru nta muntu utagira uburenganzira nta burenganzira abagore bari bayifite kubera iki mutari mufite uburenganzira ku mitungo ubu murayifite ubu ngubu muraganira urakora nawe agakora mugakenera ngo muhuze imbaraga na ruguru baraganira iyo bagore baje kugira uburenganzira ku mitungo iwacu iyo baje kugira uburenganzira iterambere riba ryarageze iwacu abantu barabayeho neza n'ibi ngibi twaduhura nabyo tiyo zarabayeho ibi bintu bibaho kubera kuko abagabo bazabona ibidakenewe nibyo bazabashira imbere ibikenewe bakamahora bapfobya ngo ntibikenewe none se umugore wavuga ngo twubake inzu iwacu y'amana wa mugore uri umusazi kubera iki ngo ngurisha inka ngo kubera iki bazazubaka ariko byagenze byavaga mu mugabo akumva ko bikeneye ariko byavuye mu mugore ntiyoroha mwumva abagabo muri mu bantu baza badindiza iterambere mu rugo nabyumvishe unutangira nicyo washakaga kuvuga wari ubikatiriza abagabo muri mu bantu badindiza iterambere ry'urugo abagore mukora iki abagore harupeza fact nkazingahe zituma umugore kugeza ubu ngubu wenda tureke tuje kuri ibi fakite zibiri wenda zerekana ko umugore afashe iya mbere mu iterambere y'urugo gusunza umugabo ni ukuvuga ngo ibitekerezo bya mbere byo kuzamura iterambere ry'urugo umugore niwe uzubitanga umugore ufite status uvuga ngo umugabo uzumubwira ngo yewe tugure ikibanza akamubwira ngo ese ngo kurumva ngo kurabona hari amafaranga ahari umugore akavuga ati yewe tugure akabanza k'amafaranga dufite umugabo akamuvuga ngo tuzabireba kandi uko ngo inshingano zanyu ngo ni iterambere ry'urugo umugabo aba yanze kugura ikibanza iwe bintazama binagirija afite ifaranga sinzi byo mama uhugiyemo mu mutwe afite ifaranga akanga kugura ikibanza
akama kuzereza akakubwira gutya akakubwira gutya akakubwira gutya ukuma umugore akaruha karakara nimubona n'abagore babubakisha amazu babagira iterambere n'abagore abagabo umugabo akamavuga ngo karagira ngo iterambere ry'urugo umugabo agatekereza umwaka wa mbere wa kabiri akageza ku mwaka wa 10 nta kintu na kimwe kizima kivuyemo none ariko umugore ico yashize ku mutima taza guha gahenge umugabo aza kubwira ngo turagura ikibanza wakomeza kwigira nabo akakubwira ngo amafaranga hari ndagura ikibanza nimba ari umurima tugura turawugura umugabo nawe umugabo yanze gutera imbere taza vyanga ariko ntagiye mubikora niba uzi uhavuga rukuri ari mwebwe muri mu bantu bazamza iterambere mu rugo ukamuvuga ngo ibintu ngo tuzabikora ngo se ngo turaja ko muraja ntimamudindimaraga ko imyaka kiragesonga ukamukomeza ibintu byose bikaja muri Laurent tuvuze cyambere nubwo ntacumvishije icambere ntiwocumva kubera kuko kubera ko ntekereza ko umugabo ntabwo yanze gutera imbere kandi nibya bindi nakubwiye ndabyanza ariko ntabikora ngo umwereke fact umubwire ati yewe aya mafaranga ahari twoyagira gutya atari igipfu kandi afite amafaranga kandi amafaranga ahari kandi amafaranga ahari tekereza ko atakwanga azamavuga ngo itonde ngo se ngo haraho tuwatu kwanga ko kugura ikibanza nawe abagishaka ariko utarashiramo imbaraga zawe umumwizo ngo bisa amafaranga gusa umugore atarashiramo imbaraga ndakuraye umva ikindi ca kabiri waruvuze umugabo ntashobora kuvuga ati ndashaka kugira igitekerezo ngo gisharinga umugore kibikunda ese ubundi niyihe mpamvu kubera uzamuceceka umugore akaruha akabibona akakubwira ati yewe twicare tuganire ese twebwe twicaye gute umugabo cyo gitekerezo ntagihari ayo makuru kurayakura uzokore statistique umuntu azareba uzokore statistique ubaze nk'abantu barenga ukore echantillonnage ukore ugenda urobanura abantu ubabaza hanyuma uzoze kuko ibintu wavuga kandi wamara bumwe ukamukora ikintu utabwiye umugore kitazaja kunanira ngo uziko ngo nari nakoze ngo iki kintu ngo birapfa akakugezaho ikintu capfuye nguze kukimukosorera capfuye ese biza biba abagore bazabafasha muzemere ko ubu nyine muzemere ko abagore bari bafite iterambere y'urugo mu maboko mwebwe ahubwo nimwe bafashe twabaye expired nimwe bafasha abagore nukuvuga ngo iterambere ry'urugo riri mu maboko y'umugore umugore yazamze ibintu biba bipfuye siko mbyemera iterambere abantu babivuga riri mu buryo nakubwiye bombi byoba byiza bafatanya ariko abagabo uzoreba urugo rurimo intonganye uzoreba urugo tureke intonganye gusamburana ko hari ico batembera tureke intonganye tubanze tuvuge ukuntu muza mwamamubwira nkaho ibintu ngo se ngo haraho tuhatuje ngo witonde se uritonda najyana ukabwira umugabo umwaka wa mbere wa kabiri se uyu mugabo wanaceceka wanituriza ukamuceceka ukavuga ati reka murebe uyu mugabo umwaka wa mbere mwaka washira ukavuga ati se ibintu bibaho uyu muntu ntashobora kumpamagara ngo avuge iki gitekerezo yagize reka gatuganire ku igitekerezo c'umugabo umugore akarinda kuzasaba nabwo kugira ngo umuheze umwanya muganire bikaba ibibazo none kumwebwe muza mwubaka iterambere umwanya yakwima n'umwanya umeze gute umwanya wo muhorana buri gihe apfa kumva kuko ushaka kuzana kugwisha ku iterambere ry'igihugu kwamuvuga nta mwanya ufite kubera kuko amayide ntayo bifiteho
wowe gusoma umutwe uratuje abagwanya mu buryo simpanumva ni ukubera kuko muba munyuzwe naho muri biba byagenze gute ni ukubera kuko mutaba mutekereza kuko aho muri hadahagije mugomba kurenzaho ubundi umugabo niwe byose ni mwebwe byose ariko niwe byose niwe uhagarariye urugo nawe utuma urugo rutera imbere yewe gamana yaje niko ntekereza nje umugabo ashobora kuba afite umutungo mwinshi afite umutungo utagira ukuntu ariko akamatuza gusa akabaho kantumbero y'ubuzima uri umufasha wiwe uri jera kubera ko utamujerera neza niba ubona nyine niko navuze ngo umuntu wabuze umugore umujerera urugo ruba rupfuye ajera ariko ntibisobanuye kuvuga ngo umuntu umutunganyiriza amubwira ati yewe iki kintu niwe uri kuntuze ku ihembe ryo guteza oya abagore kugira ibintu zapfuye ku mugore ibintu biba byarangiye ubyemere ngahe nawe mpafate ugaragaza ko umugabo nibyo nakubwiye jewe icyo nakubwiye iyo mutaganiriye ngo mwuzuzanye none kugira ngo mugere ku iterambere biragoye none igihe umugore akubwira ukavuga ngo itonde ni kimwe nuko kandi ni kimwe nuko utahabuze ni kimwe nuko naje nogira ibitekerezo ntusapotinge oya wabivuze nta mugore wo kwanga kubereka ariko umugabo azapfa kumva uzanye ikintu akabavuga ngo nta mwanya mfite kubera kuko hagukwepa nshobora no kugira nshobora no gutekereza ibyo ntekereza njewe tubivuga oya kabipfuka kabikubwira ntubishigikire muzamutekereza ko ukazumbwira nakubwira ngo ngiye dukora iki ngiki ukamubwira ngo dukore kiriya ngo nje ndashaka ngo dukore kiriya ngo tureke iki ngiki nuko abahabona ari cyo kiri ngombwa kandi wewe gusa tugende abwumvikane rero uba buri nicyo nakubwiye ikintu icyo ari cyo cyose mugomba kuganira mukagira ibyo mwemezanyaho ibintu byose bigira faze mukava muri faze ya mbere mukaja mu ya kabiri kuganira ni ngombwa kandi urugo rwose rutaganira ni ukuri urugo rutagira communication niyo communication ni ibiganiro oya habaho ukuntu none communication ni ibiganiro habaho ukuntu abantu babaho badahana umwanya ugasanga umugabo ntaha umugore umwanya umugore azamubwira ati ndarusha umugore yaza ati ndarusha umugore shewe umwaka ugashira iwe ndampi akamakubwira ngo nta mwanya mfite ico gihe ubona ibiganiro gute mushobora kuganira kandi ntimutongana kandi nta kibazo mufite ariko akamakuburira umwanya gusa akamakwereka ko bitari ngombwa ngo mubwire ushobora kwicara muri ku meza mukaganira mushobora umwanya wari wose ariko ntekereza ko mutabura umwanya wo kuganira abagabo muza mutujya sini oya niko biba bimeze nta kindi gusa ikindi iyo mukora ni kimwe nakubwiye iyo mukora muri babiri biroroha iyo mukora muri babiri biroroha ariko kandi umugore atabibayemo neza ngo abihagararemo neza byapfa wenda jewe ndareba wenda charge zo mu rugo menye ko abana barya menye ibyo duhaha hasigaye nawe fate amafaranga yawe tuyaoriente muri iki kintu uziko reka nguruke uziko hari igihe muza mwicara umugabo ari ufite amafaranga yose akakubwira ngo nk'ababaga bazavuga ngo niwe uhaha ngo niwe ugutunganya ngo niwe ugura ibintu byose hari abo tuzi agahaha akaba ari we wishira ibintu byose gute waje kumubaza se uzi usevinga ngo se hari amafaranga azasigara ariko umugore ushobora kuza umuheza 10,000 ku kwezi agakora gahunda zo mu nzu kandi agasevinga mu gihe wewe wafata amafaranga arenze izo 10,000 wafata ukabura na saving urabizi ko bibaho abigenza gute ngasobanuriraga rero icyo nicyo dushaka detail
umugabo we iyo afite amafaranga ntazareba ko ibindi bintu ntazareba ko ibindi bikeneye abasubushishe no kutagira ekonomi gute ekonomi azagura ibintu bitari azagura ibintu bihenze azayatanga uzamunezerwa gusa kunezerwa ukamora ugasohora kandi uko umunsi amafaranga yashize ngo amafaranga yashize iyo yagiye ngo se ngo mwakomugike ariko umugore ntiyore kuraba amafaranga gusa akiyareba ubuzima akiyavuga ati ubuzima turimo tugomba kugira ubundi imbere ta mugore wose ufata amafaranga ngo yagire gucyuha ubwira kandi si uko aba ari umushishe kandi nta gikorwa batakoze ariko akavuga ati ubu buzima turimo no ejo bizohinduka ariko utungutu twaramenye uwo nguwo byarakemutse wenda abadamu benshi babonye amafaranga ariko hari ukuntu nyine ukwavuga umugore wamuhezaga amafaranga nimugoroba wayiwe amafaranga wampaye ngunama ngenda hariya ngo habe no gusigarana none ngo n'igiceri cy'icumi nimba habona ufite amafaranga wayica nabi agomba kuyagukuramo akayabika mu gitondo nimugoroba ahubwo mwabagore bamwe bazakora n'abagabo mu ikofi reka mbahuge nubona umugabo wawe ntagira ibintu bya ekonomi nashaka uzoza umwaka amafaranga uyibikeho wowe ukore saving asore menshi ariko uzi ngo kurayabika ari igihe umureka agatapanya twaramenye bazavuga ngo n'ukwezi tigushira kandi wewe gushobora umujura ni ukumubitsa iyo uhaye umugore amafaranga ukamumubwira konte yawe bihagaze neza ukamukura umufuko amantuza y'umweru ugakunguta ukamukungutira imbere kandi muzamunezerwe warangiza ukayamuheza hasigaye rero kubera bwabwoba bazavuga ati azagenda kubera ko azi ko atagaruka kukwaka yandi azagenda niba azagura iki nicyo kiza kibashobora ariko kuvuga ngo ufite amafaranga naje uzi ko mfite amafaranga biragoye kugira ngo ujere byaba bigoye ni bene uyu mugore kubera nyine kuko wumva ko mfite amafaranga nawe ufite ayanyu ntabaho kubera ko atabaho amafaranga yanyu ntabaho impamvu atabaho murayagira menshi ariko iyo ufite amafaranga tuzutekereza inyuma nguvuga ati si inyuma biragenda bite inyuma cyangwa imbere tuzute imbere ese ni imbere imbere tuzutekereza ngo imbere ngo bimeze bite uzamunezerwa gusa ukanezerwa amafaranga ukayi mu minsi gase ukamwa se kandi ukaja kumwa ukagira gute mukama murya neza iwe akamakenera ngo ajye ibintu biri hano none se urya nabi ufite ifaranga oya hari ukujya ibintu biri midere bibiri zivuga ngo ukavuga ngo tujye tubara nejo ko tuzajya ariko wewe iyo uriye none tuzumenya ko ejo muzajya kubera uzamugira gusa ngo tujye ejo nyine bibara babejo ariko ntibibara bejo kuko nawe niwe leo chakula chetu ucyo utavuze ngo ejo uzoduheze ibyo none wajya nabi ukavuga ngo tupe watapanyije ibintu urajya nabi kubera ko ufite amafaranga kurakoresha ekonomi ridore ekonomi ntibisobanura ekonomi mbi iri hejuru kandi ejo nta handi utegeye tibisobanura kurya nabi ko ushobora kurya nabi ukivuza menshi ko turavuga uburyo bwo gukoresha amafaranga nabi warya amavuta warya ibitarimo amavuta ibyo ntibitureba ariko byibuze abagabo muri mu bantu batazi kujera tekereza muri mu bantu iterambere ntacyo ribabwira tekereza iyo kandi muzamwama uzamuritega mu mugore kandi uzi ko nta mafaranga tekereza ukama wizerera mu mugore tuzi umuha ayo mafaranga ngo ajere tuzi umuheza ngo none nimba umuhaye 1,000 cyo guhaha uyu munsi iyo arahaha namara sevinge wama wizerera mu 1,000 wamuhaye cyo gusevinga cyo guhaha no gusevinga ubu ufite ayawe igihe adakora
adakora kubera ko ni bimwe nakubwiye kubera ko tutoje inama ngo tuvuge ngo tuza dukora ku kwezi umuntu abaza amafaranga ahembwa kandi mwe muza mukenera ngo nayo twakoreye hano ukuyemo depanse zose ukavuga ati ukuyemo depanse zose amafaranga mpembwa angana gutya yo nsigarana muri aya ngaya ushobora gukuramo wenda 3,000 cyangwa 5,000 n'urugero tukayasparinga tukayabika tukayasevinga igihe runaka tukazavuga ngo ariko uyasevinga ufite intego runaka mwihaye muvuga ngo ko turasevinga kugira ngo tuzugire gutya numukiheza mukavuga ngo tuzasevinga amafaranga angana gutya igihe kingana gutya nikirangira tuzokora iki kintu tekereza ko icyo ngicyo cyo bafasha mu buryo bumwe n'ubundi kugira ngo mubashe kugira mubikoze gutyo abagore abagabo mubashe kugera kuri ubu turuzi mubaye abantu beza namwe ibyo mutekereza ntitubizi kuri kandi ntituvuze ngo ntimuza mutekereza ariko ibyo mutekereza biragoye kuko umugore abimenya kubera iki nuko udasanga ni bya bindi nakubwiye nuko udasanga ibitekerezo kubera iki mutakwicara ngo mukore inama y'urugo muvuge ngo nibiki bikenewe kugira ngo dutere imbere niki bisaba twakora azavuga karuha karaka ese tuzi utekereza none uzi utekereza iki kutavuga umugabo ntagusharinga ibitekerere kada ntibikumureba ukarukarakara ese urugo n'urwanje umugore akaruha karakara akavuga ati usanga byakunda ibi bintu byose kujya biza bizamuka umugore umutsi wazamutse abagabo cyangwa se n'uwageze ngo akore agakora bikanga kubera ko akaryo k'abagore kabuze byamara kwanga ibintu uzapfuye akaza ngo byanze uku ibintu byose biza bikira kubera kuko twahagurutse nimushake muzaza mudusaba ibitekerezo tubaheze ibitekerezo twubake tuzamure twese biratureba hanyuma inama zacu zarizwa ariko n'abantu baticara ngo baganire nk'umugabo n'umugore ngo batangane inama zo kuzamura urugo mugende iki ni igihe cya demokarasi batanga ibitekerezo abagore birakenewe kandi nawe ibyo watekereje nk'umugabo ubisharinga umugore ntukasutegereza ngo umugore ngo azoza abanza arakare ubone kuzana ibitekerezo byawe ukamuba nk'umuntu utazutekereza kandi turabizi kuko mugira ibitekerezo byinshi ariko kugira ngo bigere ku mugore wawe ni ikibazo ese niki turababujije cyane ntekereza kuko mu kuganira habaho guhiga imihigo wenda mu buryo bumwe none wize ucecetse kuvuga se utavuga atari ikimena nuko gusa muvuga ibindi ariko kuvuga ngo umuntu amenye ngo nuko gusa ari we uhawe ariko ndumva nta kintu kigoye kirimo abantu iyo bumvikanye bakaganira mu rugo bakareba ibibazo bafite bakareba uburyo babikemura bakareba ubushobozi bafite hanyuma bitewe n'ubushobozi bafite bakabikemura ntibokemura ibintu byose ntabwo ari imana ariko ibishoboka barabikemura bitewe n'ubushobozi babifitiye kandi ibintu byose ntibizokemukira rimwe kuko twabivuze hari ibikemuka byoroshe hari ibikemuka bitinze bitewe n'ubushobozi bisaba so rero abantu barakeneranye bombi hagati y'umugore n'umugabo barakeneranye kugira ngo bavugire hamwe batange ibitekerezo hamwe bumvane umugore akeneye ibitekerezo by'umugabo kandi n'umugore nawe afite ibitekerezo n'umugabo nawe afite ibitekerezo si ukuvuga ngo umugabo kubera ari umugabo ngo niwe ufite ibitekerezo bishobora kumugeza ku iterambere cyangwa se
kubera ko ari umugabo ngo areke kumva umugore ngo ntashobora ni umugore ngo ntashobora gutanga igitekerezo cyakubaka. Izo sibyo. Tekereza ko igitekerezo kizima n'igitekerezo cyubaka kiba kigaragara, abantu bakumvana bakareba bagapeza bakavuga ati iki gitekerezo tukigenjeje gutya tugakora gutya ndabona cyaduheza inyungu mu buryo bwihuse kandi tukagera ku iterambere mu buryo bwihuse kandi tutavunitse. Tekereza ko ku bwanje jewe numva bombi bafite uruhare rungana. Simvuga ngo uyu niwe niko nanabitangiye mbivuga, simvuga ngo uyu niwe ufite uruhare runini kuruta uyu nguyu. Bishobora kuba umwe atabigizemo uruhare undi ntiyagera ku ntego yihaye. Rero ubumwe n'imbaraga, iyo muhujije imbaraga mugahuza ibitekerezo mugahuza n'ubushobozi mufite, mubasha kugera ku ntego mu buryo bumwe bwihuse. Rero n'abandi nabo batange komantere, batange ibitekerezo byanyu ko muzumva. Shobora kuba ari umugore nk'uko umunyamakuru hano uri imbere ya kamera abivuga, cyangwa ari umugabo, biterwa n'ibyo ari byo. Namwe ibitekerezo byanyu birakenewe kugira ngo tuzobigendereho nabyo tuzobisome turebe icyo bivuga, kuko twebwe turavuga nkatwe nk'abanyamakuru, turavuga nk'uko mutavuga nk'uko abitekereza n'uko abibona n'uko azumva. Murakoze rero ijambo twari gusubiza kugira ngo wenda tugane ku musozo. Nta kindi narenzaho. Mukomeze mukore subscribe, share na comment, mukomeze muduteze imbere, muzamure, kandi dukeneye komantere zanyu. Muzamureka guceceka cyangwa se ngo mubaze umuntu ngo se biriya bavuze ku ruhande ese no kwereka muzamunanirwa kwandika komantere irakenewe kuko ibi bitekerezo ubundi kandi ntituzo tuganira kubera kuko dukeneye kunezeza abantu hano kuri YouTube. Ibitekerezo tuza dutanga tugira ngo abantu babigendereho, ukuramo ikintu kizima cyagufasha. Si ibintu gusa tuvuga ngo mwumve bibashimishe museke cyangwa se ngo uvuge ngo ibintu ntavuga uburamo ikintu cyawukuramo. Wumve ko ari inama abantu batanze zagufasha, kandi nawe ufite uruhare kandi nawe ufite uruhare. Hari ahantu ukuza utanga igitekerezo, umuntu uzacanze, umuntu uzutekereza ngo si ibintu bizagenda gute, akamasomera komantere, yamara gusomera komantere akavuga to igisubizo. Ico gisubizo wicaranye kirakenewe. Tukazugira ngo ufite imbaraga n'ejo uvuga. Jaho havuga n'ejo ufite imbaraga, nawe ushobora kwandika igitekerezo cawe muri komantere kigafasha abantu, kigahindura abantu. Murakoze cyane, naho ubutaha.